Bite inshuti zanjye, nizere ko mumeze neza nkuko mbibifuriza. Nitwa Christine Nyirahamana, iyi ni The Happy Blessed Family Rwanda. So video y'uyu munsi ngiye kubereka ibintu naguze n'igiciro cyabyo. Abantu barabimbwiye nabishyize aha. Nagiye muri Costco, njya no muri Superstore kuko nabemereye ko nzateka isombe, so nicyo cyatumye njya muri Superstore. Ubundi sinari nabipanze kujyayo, ariko ibintu nkoresha mu isombe ntabwo nari mbifite, so niyo mpamvu nagiye muri Superstore. Ubundi nari napanze kujya muri Costco gusa kuko hari biba muri Superstore bitaba muri Costco. So tugiye gutangirana na Costco. Nahise nguramo iyi salad dressing cyangwa se ibyo gushyira muri salade, cyari $12. Muribuka nkora isuku naberetse ko nsigaranye kimwe hano, so ubwo babinkwejeje ukwezi kose. Uko mbirya no muri Kohasio mbikoresheje za cucumber cyangwa concombre. Nahise ngura jus ya pomme, yari iri ku $16.99. Yari iri kuri sale $380. Nahise nguramo za framboise, babyita amareze ndibaza, strawberries ku $8.99. Ubundi byara $10 nangahe. So ibyo mbonye bigabanyije igiciro nibyo mpita ngura. Nari navuze ko ntazarya inyama vuba, ariko kubera nzateka isombe kandi sinshobora guteka isombe itarimo inyama, nahise ngura inyama nta kundi nabigenza. Izi zari ku $30 n'amasu 20. Nahise nguramo n'imineke itarashya neza, nyine ubu biramfasha kuko iyo ndamuka nguze ihiye kandi mfite aya mareze, mfite na ziriya nanasi ndi bubereke mu kanya, yari kuzamfira ubusa. Ariko umwanya ndimo marizi strawberries, iyi mineke izaba iri tayari. Noneho na concombre yari iri ku $3.99. Nyirya muri Kohasio, nkayirya muri salade, nkayikoresha mu maji. So iyi nta nubwo imaza icyumweru. Noneho n'amavuta yanjye yo guteka yari yashize, aya ngaya ya olive oil ni 38 n'amasu 99. ni amaritiro 2. Aya nayo nyakoresha mu koga, kwisiga. Hari igihe nyisiga, ntihagire unjajinga please. Nkayakoresha muri salade, nkanayatekesha murazi iyo ntetse akenshi na kenshi nayo nkoresha. Ariko kubera henda cyane, ntabwo ari kimwe na za coconut oil, ntabwo nkunda kuyatekesha cyane. Kubera nzateka isombe, nahise ngura izindi garlic. Yesi nkunda zimwe ugomba gutonora, nta mwanya nifitiye basi. Naguzemo udupaki 2 kandi cyafite kandi kuzuye hariya mu gikoni, so urumva izi zizamaza ukwezi. Nahise nguramo n'ubuki buri naturel. Impamvu naguze ubu buki nuko hari igihe isukari nshirana hagati mu kwezi, nkumva sindi bubasha kujya gukora shopping hagati mu kwezi cyangwa kujya guhaha. So iyi sukari nshiranye icyayi nkinywesha ubuki, kandi nabwo ni igiciro gikeya kuri ubu buki. Nahise ngura ibi nabyo tubirya muri $17 Parmesan cheese. Mbirya mu spaghetti n'inyama cyangwa spaghetti n'ibishyimbo. Nzabereka umunsi umwe nabikoresheje, izindi zose nari nazimaze. So iyi yari iri kuri sale ndibaza, ya ubundi ni 23. Ibintu byahenze guys. Ubundi iki nakiguraga $10 atarenze 13, ariko bigeze kuri 23. Ntaza kwibagirwa, naguzemo ni pepper tower cyangwa eswitu. Iyi yari ku $23.99. Muri make ntaho naguze iki. Impamvu nakiguze, yego ndacyafite ikindi nahambuye ejo bundi, no kugira ngo ntazagira ikintu kitwa guhaha hagati mu kwezi. Ibintu byo guhaha ikintu mpaha hagati mu kwezi ni nk'iyi mineke, izo nanasi,
za poivro, ibintu nyine bipfa vuba. Ariko ibi by'ama pepatawa, imiceri, ibirayi, n'ibirayi bikora hagati mu kwezi, kuko ntabwo byamara ukwezi bihita bimera, kuko mu nzu harashyushye. So niyo mpamvu rero naguze iyi pepatawa. Nacyo kintu cyari kinjyanye muri Costco kuguramo iki pepatawa, kizamaza iki na kiriya mfite hariya. Ndibaza ukwezi gutaha nzagura kimwe, ariko hazaba hasigaye nk'igice. Urumva ko nyine bizahita binyorohera. Amavoka yari ari ku madolari 11.99 guys. Aya mavoka najyaga nyagura amadolari 5 muri Costco, ariko muri Superstore nk'atandatu, byari 6, ariko ubu Jesus. Inyanya rero, izi ntabwo ari zo gutekesha, izi ni izo ndya muri salade no muri kohasiyo. So zari ku madolari 3.99. Ubundi mbishoboye nazasubira, kuko ziriya nyanya zirahenda. Ubundi ubusanzwe zari ziri kuri sale. Nazasubirayo nkagura nyinshi, nkazisya, noneho nkazishyira muri frizeri ziseye, aho bitabinyorohera. Yego ntabwo nzirya nkuko nazirya muri salade cyangwa muki, biranyorohera singure byo mu bikopo. Iyo nakoze izi nyanya naziseye cyangwa nkanazibika gutya muri frizeri, none nashaka kuzikoresha mbiza amazi nkazishyiramo zikadekonjera mu mazi, kandi n'igishishwa kivaho. Ziranyorohera, nkahita nkoresha passoir. Ninde ukibuka passoir? Mbega sinzi ukuntu haciye nk'imyaka 2 ndibaza, nagiye muri Superstore nyibonamo, ndavuga nti passoir kabisa sindi buyisiga y'abantu. Niyo nkoresha yo nashatse gukoresha inyanya mbisi. So nuko nyine murazi ko ntashobora kujyayo ngo no kugarukana amajerekani 3 y'amata. Rimwe riri ku madolari 5.79. Ubwo urumva natanze hafi amadolari 20, kuko hari andi mataxi bongeraho iyo waguze muri z'ubujerekani. Nariya maji y'amapome nayo hari andi mataxi bongeraho ku yandi mataxi. So urumva nyine aya ngaya azamaza ibyumweru 3 probably, ibyumweru 3 cyangwa 2 n'igice. Noneho nongere nsubireyo ngure utundi tubido 3 nanone. So ukwezi kuzaba guheze, nongere ngure ibindi. So ubujerekani 3 bw'amata. Nizi poivro z'amakureri ziba muri Superstore, ariko iza veka ntabwo ziba muri Superstore. Zari ku madolari 7.99. Izi ndazitekesha, nkazirya muri salade, nkanazirya muri kohasiyo. So poivro, inyanya, concombre ntabwo zimarana igihe. Ubwo nahise, kuko umuceri wanjye ugira ushire, nahise njyayo kugura ibiro 8 ku madolari 18.99. Muri make ni amadolari 19 natanze kuri umuceri. N'ibirayi byari ku madolari 7.99. Muri Superstore ni hafi 9. So navuze ntereka mbigure hariya. Inanasi 3 naguzeyo, ji n'ibyo kurya muri collation na smoothie. So impamvu mubona nta bintu byinshi naguze, muribuka muri video mperutse kohereza ibyo naguze muri African Shop. Naberetse amakaroni naguze, kandi na ya spaghetti naguze ubushize muri Costco, nakoze ubushize aracyahari. Hari n'izindi makaroni none zari zigihari. So murabona ko nta bintu byinshi uyu munsi naguze, niyo mpamvu mubona into zanjye yabaye makeya. Naguze inanasi 3. Noneho ubu ngiye kubereka ibyo naguze muri Superstore. Naguzemo ama eggplant 4. Aha natanze ni hafi amadolari 5, kuko byari ku mapound. Ntabwo bara kimwe. Ibi ni byo guteka mu isombe.
puwavuro za vert eshatu, izi nazo zari hafi ku madolari 5 kuko nabyo babara ku mapawundi. Nahise nguramo n'ishu imwe, nshobora kuzayikoresha ji, indi naguze y'umutuku, ngura n'indi ya vert. Imwe nshobora kuzaziteka cyangwa se nkazikoresha ji, so bizaterwa nuko ngiyumvamo. Noneho nahise nguramo ibi bitunguru by'icyatsi biri ku masu 93, nahise nguramo 6. Ndahita mbyoza mbikate mbishyire muri firizeri kuko mberekeye hano ubushyuhe buri muri iyi nzu byahita bimfira ubusa. Nahise nguramo ibiti nka 2 bya seleri. Ibi nacyo kimwe cyari amadolari 3, kimwe cyari amadolari 3, urumva natanze amadolari hafi 6. N'ibi bitunguru by'icyatsi by'ibibabi nabyo ndahita mbyoza mbishyire muri firizeri, so bizahita binyorohera, sinzagura ibitunguru hagati mu kwezi. So ibi kimwe nacyo cyari ku madolari 350, urumva byose nyine natanze hafi amadolari 9. So muri Superstore natanze amadolari 40, muri Costco natanze amadolari 266 n'amasu 25. So ibi ahanini ukwezi ubu ndaguhejeje kabisa. Teka ninjye ngasanga hari ibintu biri kuri sale, niho ngura ibindi vuba aha, cyangwa hagati mu kwezi mbona mbikenera cyane. Ariko ubundi ubu kwezi ndagufunze kabisa, nzongera guhaha ari uko ari amata yashize nko mu byumweru 2 n'igice cya 3. Sawa rero, urumva ni iyo video nari mbafitiye. Umwami arabakunda kandi nanjye ndabakunda. Tuzasubira muri video itaha ya Christine Nyirahabimana. Bye guys.